hanyuma noneho atwereke n'abashyitsi banze badusuhuze, hanyuma noneho turakomeza tujya mu gice cya mbere badusobanurire mu magambo arambuye icyo gitabo gikubiyemo iki, kigizwe n'ibiki. Hanyuma noneho kandi kuko ari igitabo kigiye kumurikwa, birumvikana ko baraza no kutubwira ngo icyo gitabo kiraboneka kuri angahe, kiraboneka hehe, ese ni cy'abanyakigali gusa cyangwa noneho n'abari mu mahanga babyoherezwa, kuko n'umuryango mugari w'abana b'Imana bo mu madiyoseze atandukanye hirya no hino, guturuka Icyangugu kugera Ibyumba, mu Ruhengeri, Kibungo, Kabgayi na Butare bazakibona gute. Mu gutangira rero turigize amahirwe yo kuba muri kino kiganiro turi kumwe na Nyiricyubahiro Musenyeri Vincent Harorimana, umwepiskopi wa diocese ya Ruhengeri, akaba na vice president wa mbere w'inama y'abepiskopi gatolika mu Rwanda, akaba muri rusange ari nawe ukuriye komisiyo ya liturujia mu nama y'abepiskopi gatolika mu Rwanda. Araza ko ari kumwe n'abandi basaserdoti, ariko reka tumuhe umwanya tubabwira ko iki kiganiro kigiye kumurikirwa mu kino gitabo mugisanga ku mbuga nkoranyambaga za Pacis TV Catholic Church Rwanda. Ushobora no gutangaho ibitekerezo. Umwanya no wanyu n'icyo Musenyeri. Murakoze cyane Maurice. Mbanje kwaramutsa mwese, mbifuriza ineza n'amahoro dukesha Imana umubyeyi wacu. Naje ubutumire kugira ngo tuganire ku bijyanye no guhimbaza ku buryo bunoze misa ntagatifu. Naje rero ndi kumwe n'abo dufatanyije muri komisiyo y'abepiskopi ishinzwe imihango mitagatifu n'itangwa riboneye ry'amasakaramentu, ngira ngo babanze babibwire. Nitwa Padiri Theodose Mwitegere, nkaba ndi umusaserdoti wa diocese ya Nyundo, nkaba ndi muri iyi komisiyo, ariko nkaba nshinzwe n'iyo komisiyo mu rwego rwa diocese ya Nyundo. Nitwa Padiri Nkundimana Theophile, ndi umupadiri wa diocese ya Kigali, nkaba ndi muri iyi komisiyo y'imihango mitagatifu n'itangwa ry'amasakaramentu mu rwego rw'igihugu mu nama y'abepiskopi gatolika mu Rwanda, kandi akaba ari nanjye ushinzwe iyo komisiyo muri diocese ya Kigali ndeberera Nyiricyubahiro umwepiskopi wacu. Bavandimwe mwese mudukurikiye, dushimishijwe no kwamurikira aka gatabo duhimbaze misa ku buryo bukwiye. Nkuko mubibona ni interuro y'aka gatabo gakubiyemo amabwiriza y'abepiskopi gatolika mu Rwanda yibutsa imihimbarize iboneye igitambo cy'Ukaristia. Kagatabo karasohotse rero mu Gushyingo 2025 umwaka ushize. Nkuko mubibona kandi kuri bwumvikana, abepiskopi gatolika mu Rwanda bafite gahunda yo gufasha umuryango w'Imana mugari muri iki gihugu cyacu kunoza liturujia. Ubu rero aka gatabo kari muri uwo murongo. Ndagira ngo rero mbanze mbabwire inkomoko y'aka gatabo, aya mabwiriza y'abepiskopi gatolika mu Rwanda, nkuko bigaragara n'ukwibutsa imihimbarize iboneye y'igitambo cy'Ukaristia. Ubu rero ndagira ngo mbanze nsasire kugira ngo n'ibiganiro biza gukurikiraho tube dufite aho duhera kandi twumvikanyeho. Ubu rero icyo mwumva nuko turi kuvuga liturujia muri rusange na liturujia ya misa muri Kiliziya Gatolika mu Rwanda ku buryo bw'umwihariko. Iyo tuvuze liturujia ni ijambo
twagize iryacu twashyize mu kinyarwanda rifite inkomoko mu rurimi rw'ikigereki hose abantu benshi imbaga ikoraniro noneho ergon igikorwa kumvikana rero ko aha hari igikorwa cy'ikoraniro kumvikana ko atari igikorwa cy'umuntu uyu n'uyu ku giti cye cyangwa se itsinda ry'abantu aba n'aba ni igikorwa cy'umuryango wose rero igikorwa cy'umuryango mugari w'abana b'Imana ari wo kiliziya ibyo biruze kugaruka cyane no mu gihe turaza gusobanura aya mabwiriza kugira ngo liturujia muri rusange na liturujia ya misa ibe inoze kandi yera imbuto mu Kristo bwacu hari ibisabwa kugira ngo icyo gikorwa kigende neza kandi cyera imbuto nkabangira ngo rero mu rwego rwo kugira ngo twumvikane ku buryo liturujia igomba kugenda kugira ngo ifashe abakristo mu kwitagatifuza ndagaruka ku nama nkuru ya Kiliziya Concile Vatikani ya kabiri uburyo ibivuga by'umwihariko uburyo ivuga misa ntagatifu nk'indunduro n'intangiriro y'ubuzima bwose bwa gikristo urumvikana rwose ko uwo murongo ugomba kumvikana ko misa ni indunduro n'intangiriro y'ubuzima bwose bwa gikristo koko rero igitambo cya misa ni umwanya w'isengesho kandi isengesho rikuru cyane muri kiliziya ni igihe cyo guhura n'Imana gushyirana n'Imana akaba ari igihe cyo kwitagatifuza ntibikwiriye rero guhindura igitambo cya misa ibirori bisanzwe umuntu yavuga muri rurimi rw'igifaransa spectacle ni igihe cyo gusenga gushyirana n'Imana ntabwo ari igihe cyo gukusanya inkunga cyangwa twita fundraising cyangwa se ubukangurambaga muri rw'igifaransa umuntu yavuga propagande ubukangurambaga ubwo ari bwo bwose ntabwo misa ari cyo gihe ubundi bigomba gushakirwa umwanya ibyo byose mvuze ni ibintu byiza ariko bigomba gushakirwa umwanya wihariye dore rero imirongo migari y'inama nkuru ya Kiliziya nk'uko Concile Vatikani ya kabiri ibigarukaho mu bijyanye na liturujia muri rusange no muri misa ntagatifu ku buryo bw'umwihariko ndifuza kuvuga nihuse mu ngingo indwi ubwo rero nkaba ngira ngo mpere ku ngingo ya mbere icya mbere nuko liturujia muri rusange na liturujia ya misa ari igikorwa gitagatifu rwose umuntu yakwibaza impamvu umuntu avuga ko aya magambo kuko muri liturujia no gushyirana n'Imana ni igikorwa gihuza umuntu n'Imana nyiri ubutagatifu maze muri icyo gikorwa umuntu akaronka ibyiza by'Imana bitagatifu icyo gikorwa rero kikaba kigamije mbere na mbere ibintu bibiri by'ingenzi anibyo bizajya bigaruka no mu bisobanuro tuza gutanga icyubahiro cy'Imana muri rurimi rw'igifaransa umuntu yakwita la gloire de Dieu icyo bigamije mbere na mbere noneho n'umukiro wa muntu salut cyangwa se sanctification muri rurimi rw'igifaransa icyo ni cyambere liturujia muri rusange liturujia ya misa uburyo bw'umwihariko ni igikorwa gitagatifu rwose kuko ari uguhura n'Imana nyiri ubutagatifu cya kabiri rero ubuyobozi bwa liturujia buri mu biganza bya Kiliziya liturujia ni igikorwa cya Kiliziya Kiliziya niyo yerekana ikigomba gukorwa Kiliziya niyo yerekana uko kigomba gukorwa n'igihe kigomba gukorwa bikorwamo noneho n'uburyo bukwiye nta wundi muntu rero ku giti cye niyo yaba umupadiri
ufite uburenganzira bwo kugira icyo yiyongereramo cyangwa se akuramo cyangwa se ahindura muri liturujia nk'uko Concile Vaticani ya kabiri bivuga muri Sacrosanctum Concilium numero 22. Ibyo rero ni ngombwa rwose kubyumva kuri iyi ngingo ku buyobozi bwa liturujia buri mu biganza bya Kiliziya. Icya gatatu umuntu yavuga nuko umwepiskopi ari we muyobozi w'ikirenga w'imihango mitagatifu. Nibyo umuryango mutagatifu uko wakabaye usabwa kugira uruhare mu mihimbarize myiza ya liturujia, ariko abari mu rwego rw'ubusaserdoti buri wese mu rwego rwe, abepiskopi, abapadiri n'abadiakoni bagomba kumva ko ariyo nshingano yabo yibanze. Noneho umwepiskopi wa diocese akagira umwihariko yuko ari we mugabuzi wa mbere w'amabanga y'Imana muri Kiliziya yihariye yamuragijwe. Aha rero bikaba byumvikana ko umwepiskopi agomba gukora ibishoboka byose kugira ngo abapadiri, abadiakoni n'abakristo muri rusange bumve neza ibyo bakora mu mihango mitagatifu kandi bakayihimbaza neza, bakabihagararamo neza. Niyo mpamvu burya mubona imihango iyobowe n'umwepiskopi cyane cyane muri katedrali ye igomba kubera urugero imihimbazo yose ibera muri diocese ye. Icya kane ni ngombwa rwose kubahiriza ibyo ibitabo bya liturujia biteganya. Aha rwose ni ikintu gikomeye. Uyoboye imihango mitagatifu n'imbaga bagomba guhimbaza liturujia nk'uko Kiliziya biteganya. Harimo ibintu byinshi cyane. Kwita ku hantu liturujia ibera, kwita ku bintu, ku bikoresho, kwita ku magambo akoreshwa, ku bikorwa byose bihakorerwa, ntacyo ukuyemo nta n'icyo wongeyeho. Aha rero kwita no kubaha ibyo Kiliziya iteganya mu mihango mitagatifu ni uburyo bwo kugaragaza ubumwe na Kiliziya, ndetse akaba ari uburyo bwo kugaragaza ubuyoboke no kwakira mu kwicisha bugufi impano itagira ukwisa, ingabire iturenze twahawe n'Imana. Ndumva ari ikintu gikomeye cyane kubahiriza ibyo ibitabo bya liturujia biteganya. Ni uburyo bwo kugaragaza rwose ko dufitiye Kiliziya urukundo n'icyubahiro, bikagaragaza urukundo dufitiye Kiliziya n'ibyayo. Kutabyitaho rero bigaragaza intege nke mu kwemera kandi ntibifasha abandi gukura mu kwemera. Ikindi navuga rero ni cya gatanu, nuko bikwiye kumenya no gukoresha neza ibimenyetso bikoreshwa muri liturujia. Mu rurimi rwacu rw'ikinyarwanda tuvuga ibimenyetso, ariko mu zindi ndimi nk'igifaransa hari inzego nyinshi z'ibimenyetso. Umuntu yavuga mu rurimi rw'igifaransa signe, cyo ni kimwe, kindi symbole nacyo ni ikindi signal. Ibyo ngibyo urumva ko twebwe mu kinyarwanda tugumana ikimenyetso, ariko ubu ngubu iyo umuntu arebye signe, symbole, signal, usanga hari uburyo bigenda byuzuzanya. Kubera ko turi abantu dukeneye kugaragaza inyuma icyo dufite ku mutima, kandi
tukigira ku byo tubonesha amaso yacu cyangwa se dukoresha ibiganza byacu gushyikira ibitagaragara. Tugaragariza ukwemera kwacu mu bintu no mu bikorwa bya muntu bifatika mu mihango mitagatifu. Nimwitegereza neza, nimureba mu misa ukuntu biteye muri liturujia ya misa, uwemera aba yoga, niko umuntu yabivuga rwose, koga yoga mu bimenyetso byinshi ndetse byose bisobekeranye, byose bigenda bitanga ubutumwa. Hari ibimenyetso bidufasha kuva ku bigaragara, ibimenyetso biducira amarenga ku bitagaragara, ibimenyetso bitanga amakuru cyangwa se bikerekana icyerekezo. Burya mwitegereje misa harimo ibimenyetso byinshi cyane, ndimi z'amahanga nko mu Gifaransa signe, symbole na signal. Ikintu umuntu yavuga nk'ikimenyetso kigaragara ku isi hose muri Kiliziya Gatolika, buri wese arabizi, ni ikimenyetso cy'umusaraba. Buriya iyo ubonye ikimenyetso cy'umusaraba, umuntu akora ikimenyetso cy'umusaraba, yaba umushinwa, yaba umuntu wo muri Amerika y'epfo, nuko tuvuga turiya ni umukristo Gatolika. Icyo kimenyetso kiraduhuza, tugomba rero kubikomeraho kimwe n'ibindi bimenyetso byose biranga liturujia. Cya gatandatu rero, hari imyifatire imenyerewe mu mihango mitagatifu igomba kwitabwaho, ikubahwa. Ndimi z'Igifaransa umuntu yavuga les gestes officiels de la liturgie de la messe, hakaba na 3 gestes communs du rite romain. Misa ifite uburyo ihimbazwa kuva mu ntangiriro kugera ku musozo, kandi buri wese mu bagize ikoraniro akagira ibyo akora. Buri muntu wese afite ibyo ashinzwe. Hari ibyo ikoraniro rihuriyeho n'umwihariko wa buri wese hakurikijwe urwego rwe n'umwanya afite muri liturujia. Ibyo byose rero bigomba kubahirizwa, kandi buri wese yiyumva mu gikorwa, icyo cyangombwa cyane. Nuko mu myifatire ya liturujia rero itandukanye, murabizi, murabibona mu misa, hari igihe cyo kuhagaze, igihe cyo guhaguruka, hari igihe cyo kwicara, turabiteganyije, hari igihe cyo gupfukama. Muzi umuntu winjiye mu Kiliziya gutera ivi, kunama buhoro, ibyo ni ibimenyetso bigaragara. Kunama cyane, mu rurimi rw'Igifaransa inclination profonde, kunama buhoro mu rurimi rw'Igifaransa umuntu agenekereje na inclination de la tête. Ibyo byose uko umuntu afata amaboko n'uko umuntu afata ibiganza, ibyo byose Kiliziya yarabiteganyije muri liturujia. Niyo umuntu arebye muri iki gitabo cya misa, ngubu mu nyuguti z'umutuku baravuga bati umusaserdoti abumbye ibiganza, cyangwa se akavuga ati umusaserdoti arambuye ibiganza. Nuko ubwo rero, cyangwa se arambuye amaboko. Nuko ibyo byose rero ni ibintu umuntu agomba kumenya kandi akubahiriza. Urugero umuntu yavuga muri ibi ngibi imyifatire imenyerewe, muzi ko gutera ivi kugeza hasi nibyo bikwiriye umukristo imbere ya Yezu mu isakamento ry'Ukaristiya. Yaba ari muri tabernacle, igihe rwose ari muramya, mu gihe ari kuri alitari, gutera ivi nicyo giteganyijwe. Kereka umuntu ufite ikibazo cy'amavi, cyangwa se ufite ikibazo cy'umugongo, uwo ni we ushobora gutera kunama cyane, inclination profonde, kubera ko icyo kibazo cyihariye cy'amavi cyangwa se ikindi. Gutera ivi cyangwa se kunama cyane winjira mu Kiliziya, ubundi uwo ni umuco werekana ko umukristo avuye hanze akaba yinjiye ahantu hatagatifu, muri Kiliziya ntagatifu. Akaba ari byo kugaragaza rero icyubahiro iyo umuntu ageze imbere ya Yezu
mu isakaramentu y'Ukarisitiya uri muri tabenakoro, mujya munabona ko muri za kiliziya hari tabenakoro haba ari n'agatara. Hano kugira ngo winjiye mu kiliziya ubundi agomba kureba aho tabenakoro ari, aho Yezu mu isakaramentu y'Ukarisitiya ari, noneho agatera ivi, ndetse umuntu avuga n'agasengesho gatoya, ubundi ukavuga uti ndakuramutsa Yezu mu isakaramentu y'Ukarisitiya. Ibyo rero byo ni ibimenyetso rero ugomba kubahwa, kandi murabizi nabyo niyo umuntu asohotse, ubwo umuntu asohotse mu kiliziya, kwinjira gutera ivi, gukora ikimenyetso ugatera ivi, no gusohoka ni byiza gutera ivi, uvuga uti mvuye imbere ya Yezu, nuko cya karindwi nicyo cya nyuma rero ni ugusubiza ikibazo mugomba kuba mwibaza. Ibi byose mvuze haruguru bigamije iki? Ibi byose mvuze haruguru ntabwo ari ukukora ibintu kugira ngo oya, ibi byose bigamije icyubahiro cy'Imana. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, umukiro wa muntu. Ibi byose rero muri liturujia kubitunganya ntabwo ari ukugira ngo kubaha ibi ngo bagenda gutya na gutya, ahubwo buri gihe habagaragara ibyo bintu bibiri, icyubahiro cy'Imana n'umukiro wa muntu. Ni ngombwa ko umuryango wose ibyiciro byawo byose wiyumva muri liturujia. Uwabatijwe wese abikesha isakamento rya batisimu afite uburenganzira ku byiza Imana igenera abayo, byose bikajyana n'inshingano afite mu muryango mugari w'abana b'Imana. Ni ngombwa rero ko tugaruka cyane ko byose kuri icyo kintu, ko byose biba bigamije ko Imana isingizwa na muntu, n'umusaseredoti uyoboye igitambo akitagatifuza ari kumwe n'imbaga muri liturujia inose. Amayobera ya Kristo, urupfu n'izuka duhimbaza muri liturujia, ni umusogongero w'ijuru rishya n'isi nshya. Niyo mpamvu rero rwose tugomba kubyihagaramo neza. Icyo cyari cya mbere kugira ngo dusasire. Ubu rero reka mureke tugaruke ku gatabo nyine twaje kubamurikira. Bakristo mwese mudukurikiye, muri iyi si yacu igenda itera Imana n'ibyayo umugongo, ni byiza kugaruka ku cyubahiro cy'Imana n'ibyayo, ntibe mu magambo ahubwo bikagaragara no mu bikorwa, bikagaragara mu bikorwa icyubahiro cy'Imana, icyubahiro cy'ibyayo. Mu gihugu cyacu cy'u Rwanda turishimira byinshi byagezweho muri liturujia muri iyi myaka 25 ishize. Tumenye inkuru nziza, hari byinshi byagezweho muri uru rwego. Muri iyi myaka iri imbere turifuza kurushaho kunoza liturujia, Imana igahabwa icyubahiro na muntu akitagatifuza. Mu bigaragara ubu ariko hari na byinshi tubona bishobora gutera urujijo cyangwa se bikateza akajagari mu mihimbariza yacu ya misa. Nta umuntu yakira urubanza kuko impamvu zishobora kuba ari nyinshi, yewe ari n'impamvu zoroshye. Umuntu yavuga nko kutabimenya, hari ibyo umuntu yanavuga akavuga ngo ni ubwa mbere mbyumvise. Kutabimenya, umunyarwanda niwe wari umaze ngo utabizi yishwe no kutabimenya. Nuko hari ukwibeshya no guteshuka bikugwiririye. Errare humanum est, perseverare diabolicum. Ni amagambo y'ikilatini. Kwibeshya bibaho, ariko kutigarura biragatsindwa.
angaha avuga ngo ni ibya shitani. Hari n'ibindi bishobora guturuka ku kamenyero cyangwa se ibyo umuntu abona bikozwe igihe kirekire kandi bigakorwa na benshi, umuntu agakeka ko ariko bigenda. Hari uburangare bushobora kubaho no kudaha iby'Imana agaciro. Ibi byose rero hari igihe bishobora gutuma dukora amakosa ya liturgie. Muri Gifaransa umuntu yabyita erreur liturgique cyangwa se les abus, c'est encore plus grave. Amakosa ya liturgia cyangwa se bikakuviramo kubahuka ibintu by'Imana, ibintu bitagatifu. Mu ndimi zindi mu Gifaransa umuntu yabyita za abus liturgique, ndetse bishobora kujya kuri sacrilège, no kuvuga kubaha ibintu bitagatifu, na profanation byose, ndetse biganisha no kuri scandale, aho igikorwa ukoze rwose gishobora no kugusha benshi. Hari n'ikibazo cy'uko umuntu ashobora gukora ibikorwa avuga ko yakoze ibikorwa bya liturgia ariko bidafite agaciro, biba imfabusa kuko byakozwe nabi cyangwa se habuzemo icyangombwa cyane kugira ngo icyo gikorwa gishobore kuba. Angaha umuntu yabyita mu Gifaransa les actes sacramentaires invalides, nko kuvuga ko wahimbaje misa, ibyangombwa by'ibanze n'urugero gusa. Mu guhimbaza sakramento nka hostia na divayi bingombwa, bidahari ibyo wakora kwaba ari kwigana, ntabwo wahimbaje misa, wari kubeshya abantu kuko utabikoze nko kizibiteganya, kuko misa ugomba kuba ufite hostia na divayi. Nuko ubwo ni urugero gusa. Hari n'ibyo umuntu ashobora gukora ugasanga arimo kurengera, ibyo byo bihanwa n'amategeko. Nkaba mu rwego rw'ubusaserdoti hari amategeko rwose atugenga kuri ibyo, ku buryo hari ushobora kuvuga uti nahawe ubusaserdoti ugakora ibikorwa les actes sacramentaires illicites binyuranyije n'amategeko. Ahangaha byitwa kurengera, ndetse bikazamo ubukubaganye, gukora ibidakorwa. Harimo kuvuga ibintu, gukora cyangwa se gukora ibintu birenze ububasha bwawe. Urugero umuntu yaguha, ubundi buriya nk'ibitabo bijyanye n'imihango yo gutanga ubusaserdoti tuba tubifite, sibyo? Ntabwo ushobora kuvuga ko ufite ibitabo ukabuza uko umwepiskopi atanga ubusaserdoti, none ukaba ufite n'amavuta ya kirisima, none ukavuga ngo nko kubona nk'umupadiri aho undi nk'umudiyakoni ubupadiri, urumva ni igikorwa kidafite agaciro, kubera ko kiliziya ntabwo ari kubiteganya. Ubusaserdoti butangwa n'umwepiskopi, ni urugero gusa. Iyo bigeze aha rero nko ku basaserdoti bo hazamo n'ibihano ibihano biteganywa n'amategeko ya kiliziya, mu gitabo kivuga ubucamanza n'ibihano muri kiliziya. Ubu rero reka tugere kuri aka gatabo, tugaruke kuri aka gatabo. Muri aka gatabo abepiskopi gatolika bo mu Rwanda bagamije kwigisha, icyo ni ngombwa. Burya kwigisha no guhozaho abantu bakeneye kugira ngo Imana ugomba guhora wigishwa, ufashwa kumenya. Hazamo no kwibutsa ndetse no guhitura, nabyo birimo, ariko bigamije gufasha abakristo guhimbaza neza misa, gufasha abakristo gusenga neza, guhura n'Imana nta kajagari no kubusanya. Hakazamo kagatabo kagamije no gukumira amakosa no gukosora byangirijwe muri liturgie. Ngubu hari ibyo twakosora dufashe kagatabo. Muri urwo rwego rero kugendera hamwe nabyo birimo, nk'uko urugendo rwa sinodi turimo rubitubwiriza. Ubu rero mwakwibaza mutesa agatabo kangana gatya karimo byose. Ndagira ngo mbabwire ko kagatabo katarimo byose. Hatoranijwe ibyumvikanyweho kugeza ubu kandi bifite inkomoko zemewe. Abepiskopi bakaba barabigiyeho inama
inshuro nyinshi mbere uko gasohoka. Hari ibirimo rero ni ibintu twumvikanyeho kandi bifite inkomoko zizewe. Aka gatabo rero kakaba kagenewe abantu bose. Umuntu yatekereza ko ari k'abapadiri gusa. Ni ukuvuga ngo abasaserdoti nk'uko narabivuze no bibanze mu gufasha abantu guhimbaza Imana no gufasha umuryango w'Imana kwitagatifuza, ariko n'abakristo birumvikana uhereye no ku matsinda afite uruhare mu bijyanye na liturujia. Umuntu yavuga nka za korali, hari ibyo bagomba kujya bitondera bakurikije aka gatabo rero kagenewe abantu bose, cyane cyane abafite uruhare muri liturujia ya misa, ariko n'abakristo kugira ngo bahimbaze Imana ku buryo bukwiye, kandi liturujia ibabera umwanya wo kwitagatifuza. Ariko abasaserdoti rero nkuko nabivuze nibanze bagomba gufasha abavandimwe kumva neza no gutunganya liturujia ya misa nk'umwanya wo gusingiza Imana, guhimbaza Imana, ariko banitagatifuza. Ibikubiye muri aka gatabo rero akaba ahanini ari ibisubizo ku cyegeranyo cy'imyitwarire n'imigirire n'ibimenyetso bidakwiye cyangwa se ibidakorwa neza cyangwa kimwe muri liturujia ya misa hirya no hino muri Kiliziya Gatolika mu Rwanda. Rero gatabo nk'uko mukabona harimo ibika 8 tabaremo intangiriro n'umugereka, hakabo imitwe chapitre 50 n'ingingo article 283. Ubu rero mwakwibaza mutese mu kutubwira aka gatabo izi ngingo zose 283 twazinyuramo bigashoboka? Umuntu yavuga ati ntibyashoboka mu gihe dufite, kuko turifuza no kubaha umwanya wo kubaza. Ariko ndifuza rero ko mu gusoza iyi ntangiriro mbasomera ingingo ya mbere y'inyito. Nkuko twabihisemo muri komisiyo yacu, uyu munsi turagenda tuvuga ibyanditse ndetse n'impaka n'ibibazo byose twabigira ku byanditswe. Ubu rero mbere y'uko mpa ijambo abo twazanye turi kumwe muri komisiyo, ndagira ngo mbabwire inyito nkuko twabihisemo dukurikije n'ibi byose nababwiye haruguru. Kugira ni nimero ya mbere. Nimero ya mbere birumvikana duhimbaze misa uko bikwiye, kugira ngo igikorwa cy'isengesho rya misa cyumvikane neza mu mwimerere no mu bukungu bw'iryo sengesho rikuru, birakwiye gusobanukirwa neza n'amagambo amwe namwe twamenyereye gukoresha kuri iryo sengesho. Twavuga nk'ayakurikira: gusoma misa. Urumva gusoma misa bisobanuye gutanga misa. Arabivuga mu biyo guha misa abanaba abarejiyo cyangwa se hari kuvuga misa, hari kumva misa. Birumvikana kumva misa nandakoreshwa hakurikijwe uturere. Nk'uturere tumwe na tumwe turimo abadive benshi, hari aho bavuga ngo twagiye kwiga misa, kubera ko bo iyo bateranye bavuga ko baba bagiye kwiga. Hari n'andi magambo menshi rero bitewe n'uturere akoreshwa. Byarushaho kuba byiza hakoreshejwe guhimbaza misa, gutura igitambo cya misa, cyangwa se gutura igitambo cy'Ukaristiya, kuko ayo magambo yumvikanisha neza ko icyo gikorwa gihuriweho n'ikoraniro ryose nta ndorerezi, sibyo? Aho buri wese afite umwanya we n'uruhare rwe, kandi akaba ahari wese koko
n'umutima we n'ubwenge bwe n'umubiri we. Ubwo rwa rugero rwa nimero nabahitiyemo mu gusoza iri jambo ryanjye, ngira ngo mbabwire ko nk'uko mubizi misa ntagatifu dusangira ku meza abiri, ameza y'ijambo n'ameza y'igitambo. Ubu rero nkaba ngiye guha umwanya bagenzi banjye twazanye abasaseredoti turi kumwe muri komisiyo, Padiri Theodose Mwitegere aravuga misa kuva mu ntangiriro uhereye no ku mwiteguro ageze ku masengesho rusange. Icyo gice rwose aragerageza guhitamo, arageza kubahitiramo icyo yumva yabasangiza. Noneho narangiza turaha ijambo Padiri Theophile Nkundimana uhera kuva mu gutura umvikana gusangira kugeza ku musozo dusohoka misa ihumuje. Rero nkaba mbashimiye uburyo mwaje kugira ngo tuganire kuri aka gatabo, kandi nizera ko muzafasha rwose abakristu muri rusange n'abantu bose kumva neza no guhimbaza neza, guhimbaza uko bikwiye misa ntagatifu. Murakoze cyane nyiricyubahiro Musenyeri Vicente, arakoze ku byo atubwiye bireba liturujia muri rusange, ariko binareba n'amavuko y'aka gatabo twaje kubamurikira. Ndagira ngo mpere kuri bimwe mu byo yavuze, ko aka gatabo kataje guhindura liturujia. Hari abantu benshi bumvise karasohotse, abantu nka babiri numvise bambaza batese liturujia yarahindutse. Oya, ntabwo ibintu bishyashya kazanye muri liturujia, ahubwo nkuko twabyumvise kandi nkuko byanditse hano mu ntangiriro, na gatabo kibutsa